Ndi papa Sava. Hanyuma ubwo twari tugeze kuri nde Mama Sava. Mama Sava kuba bamutangiye harya se nta gukora nzajya nkorera ariko si umuntu aba yishyuye amazi akishyura amashanyarazi akaryama ukagira utanga umutangire n'imiti dativa amazi n'umuriro nibayafunga nzareba dativa yayampaye uyu ntabwo esipe yayampaye wowe harya we ntabwo wagujije mabaza bagujije asigaranye akamoto Noneho nararangije none. ntayo ufite wararangije se Oya? nagiye kuri gahunda ejo bundi ntabwo nabonetse ubwo ubwayo nayo kuraranya ayaba agomba kujya nta kibazo ahubwo se amani ntabwo urashyiraho amani yabivuze kandi urumva kubera ko bitarenze icyuma twari twemeranyije ko nta byo kubivuga cyangwa kutabivuga papa Sava yamaze gushakira igihe yasibiye uri hewe twemeje yuko iyo ari impamvu itarengeje icyumweru kandi ifatika bivuga bavuga amategeko ndayaguha ku ruhande rwawe uyaze ku ruhande urashaka ku ruhande oya nibyo ni barashaka amategeko ku kimina ruhande wakiva oya sino ku kivombo ayo manda ashaka tugeze kuri kangahera noneho cyatinze mwayafashe mbere batababwira ukwezi se kwari kwashira ko tuzagabana ukwezi gushize ariko kuri pasika tuzabonayo none icy'ubutaha oya mwigira ikibazo kuri mashami hari abazagabana ubwo abo bazagabana kuri mashami ubwo nabo bazatumenye kuri pasika hanyuma ikindi dukwiye kuganiraho urumva ko tuba duhuriye mu kimina reka nyabiki bwo yose yuzuye simo watanze amafaranga y'itsinda urabona ko turi kumwe na bagenzi bacu nabo basengera mu rindi dini bari mu gisibo ndagira ngo noneho wenda igisibo cya harya babyita ni mwezera amazani iyo yarangiye kwa kundi bagira babyita kwirayidi uzi ko aribo badufata neza ariko natwe ibyo kudufata neza bivuyemo tuzabiganire kwa kundi tuvuga ngo dushyire hamwe natwe tubifuriza uwo munsi mukuru njya niko nabivugaga nkavuga nti ariko se buri gihe ko bo badutekerezaho kuki twebwe nyuma yaho tutabatekerezaho nk'abantu baba bamaze uko kwezi kose noneho tukagira n'aho tujya tukavuga tuti kuba mwarakomeje umugambi mwiyemeje ni ubutwa burya umuntu ukomeza ukwemera kwe akagukomeza neza n'izindi nshingano z'iterambere yagira ate yazihagararaho tukavuga tuti ababibayemo neza rwose nta kibazo sibyo sinzi niba hari ibindi bibazo byaba bihari nabyo tukabikemurira rimwe nari mfite agatekerezo ku kibina nta kuntu ubutano twajya dushyiraho n'ingoboka kugira ngo tujye tugoboka umuntu wagize ikibazo wenda nko kuri kuko tuza ibintu n'ubunene aya mafaranga umuntu akarenzaho 200 didasiyene tukajya kumuhera ubwo ntuzi yabivuze kubera didasiyene kuko atujya adahari arimo gukora ariko icyo kintu yari avuze ubwo tubiteza nyine ariyo mpamvu ariko nacyo twagitekerezaho icyo gihe cya mashami turi kuganira reka turebe nyiragitariro murakoze ngewe rero numvaga kubera ukuntu
itsinda riza niko iterambere rigenda riza numvaga bibaye ngombwa dusoje tugatangira uwagira ubushobozi akigiramo na kabiri cyangwa gatatu hari ikibazo uwo twabonye yitwara neza nta kibazo bitagomba ko nidushaka umuntu uzaba ikigeragezo ariko urumva niba hari umuntu ugera akakubwira ati nta kintu nabonye akaza akaba ari ufata iminsi 3 wasanga bitumye nanone dushwana kandi ntabwo iki ngiki n'umuryango ariko n'undi muntu ashobora kuba avuga ati njyewe aya mafaranga yajyamo nkafitemo imyanya 5 akiyongera urumva ko dushyizemo na gahunda yo kuvuga ngo ingoboka ubona kubera ko ahagarariye abantu 5 ingoboka yagira ite yakwiyongera uko Veve yari yambwiye ati buriya mawo njye wazamfatiye mu mwanya kuko yabonye akazi akazajya ntuma nkamwandikiye njyewe ni ikibazo nagira ngo nashakaga kuguza nimba bigishoboka tutari hafi yo kugabana numvaga mwanguriza 12,500 wayagize se yuzuye ubundi ufite icyo kibazo kuko nubwo abivuze hano yari yabimbwiye aravuga ati uko umuntu agenda yigira imbere aba akeneye utubuto utuntu tw'iki ndamubwira ni rero njye mbivuze byasangwa gutegeka uzabyibwirira baki abanyamuryango niba nta bundi ariko aho kugira ngo uvuge ngo 12,500 gira 12 cyangwa 13 nanjye ne kujya kubara ukuntu 13 ariko papa sava hari abantu bari bambwiye ngo nidukora inama tuzababwiye nabo barashaka kujya mu kimina abo ni kuri mashami nyine babwire kuri mashami ko ntabwo ajya baseriye Imana maze kujya mu bimina 3 duhuriramo bose none se tuvuga ariko hari aho yambuye se ubundi bamureze batari inyangamugayo icyo kibazo ndakizi uretse wowe twebwe abo bose muzababwire cyoroshye bazaza ahubwo twebwe nibahagera tubanze tubanenge tubabwire tuti uwo tutemera ntitumwemerera kubera izi mpamvu ariko abanza muzatwereke uko igihe gitaha uko mwisubiyeho ikindi ntibazanatombora bo bazajya inyuma kugira batagira abo barisha nabi nananirwa ahagarare hari n'agatekerezo natanga ku kibina cyacu umuntu mushyashya aramutse ashatse kujyamo agatanga amafaranga runaka ku mugabane se nk'umugabane akagera aho abandi bageze ajya nyine ku mugabane wacu shingiro akinjiramo yishyuye ni nako bimeze ni nako ariko byanditse Simon ariko bitarimo kuvuna abanyamuryango bakumire ibi bintu byo kuzajya twemerera gucuruza amafaranga iyo kontara nayo tugira hanyuma mwari mwambwiye ko hari abafite ibibazo kubera ko umutwarasi barahari na mudugudu arahari ibyo bibazo byari ibihe yego ibyo bibazo ntabwo bitworoheye muri iyi minsi mwabagabo mwababyeyi aba banyaga uko bikinga ijoro niko baduhemukira ubu nari mfite inkoko n'abashwi beza cyane ubona hazavamo abashwi cyangwa imishwi y'inkoko ubwo ni uko inkoza ahantu yari inkokokazi ifite ibishwi bigaragiye bimeze ariko nagiye kubona narabyutse mpekereye gato banca muri humye bayitwaranye n'abajura inkoko yanjye bayitwaranye n'abajura reka twumve n'abandi reka simo baba warabonye so uzi ibintu byabaye hano hepfo yo kwa Tungi kwa Merasi hirya hano hepfo bibye igitoki cyiza barakirukanka ikinyamunyo cyiza kandi yari yaravuze bazajya n'imyijoro twaraye tubuze ibyo bintu se none nawe yakwica muri ntabwo mwumvise mw'ijoro ryashize inkuru y'urugi hano aha hepfo kwa Rutayisire nanjye kwa Kamanzi muzugize ngo bamwibye urugi urwo rugi babuze ahantu rwagiye urumva rero ubu turaza kuba huye n'umugore we mu gitondo hari abantu baturimo rero uriya ninde Dimba ariko mbonye ari niwe reka Dimba umva nyura hano Dimba nyura hano n'urwo rugi
zana n'urwo rugi mu bimina byanyu ko ntaba igira hino egeka aho ugire hino Egira neza ese ibigenzugi kandi mu bimpamagayemo umuteko ntaba mu bimina byanyu ntiwanabamo se ntabamo ariko sindi wirukingiriza ahubwo ndimba garuka aho ngaho turebe neza oya ni rwiza nk'uko mubivuga ni rwiza hari izindi se ndimba hari izindi aho hantu ikose ndi urugi rutagira ko wikorera urugi ntabizi ni igiti izingiti nuko nduguze ntabizi urugura rutuzuye rutyo uzarukinga gute se ubura madamu urabona ndi umuntu uyobewe yuko urugi rugira umuzingiti nzawugura nawo cyangwa ngukoreshe uguze ubanje kugura iby'ibanze se uyu rugi ko ndubonye buboro se ntangiza nkavuga nti reka uru rugi reka rutacika none se uru rugi waba urimo kubaka ko muzi ko ndimo kubaka warubona ukarucaho uruguze ni rwiza rugi nduguze kwa piga nzeze nduguze na piga nzeze ufite izo bavugaga zo kwa ko numvise se ko papa savanga izo nzugi zo kwa Kamanzi niza wa mwana we wigeze ujya hanze akaza nzani nanzi wa muntu we nzugi aho se muri mubi muri ibyo kwa Kamanzi n'inzugi na ndimbati mubivanga mute mu nama usanze hano hari ikibazo gihari umuyobozi ikihe kibazo reba hano hari ikibazo kwa Kamanzi urabona tutahane busaba byanditse inkoko n'imishwi byibwe aho ni kwa Kirimbuzo inkoko igitoki kwa Merasi ibyo bigahurira na ndimbati hanyuma kwa Kamanzi ngo no bahije tuza wumve nicyo muhamagariye muri iri joro bati niko nimba wakumvise umuyobozi wakumvise umuyobozi urumva impamvu muhamagaye urumva twari ku kibazo cy'urugi utambutse wikoreye urugi noneho nawe uranavuga ngo ni iboro niba se ufite fagitire y'urugi ariko mukabyara ariko se muyobozi uretse ko umuntu wenda agira atya akavuga makeya nyine kubera ko nsanze muri no mu nama ubu koko nicyo tuzajya tubatorera tuzajya tubatora kugira ngo murebuzwe ubuntu bwose ubu se ndakubaza none se papa sava none se ahubwo se ko ndeba ahubwo ibintu byanyu mu bihinduye oya ntawe ugushinje ngaho vuga mumbwire niba ndabona ba Kirimbuzi barakayeho wagira ngo hari aho se urarakazwa n'iki sava reka nigendere kuko niba ari icyo mwari tega amatwi twumva ibye mbega ushobora kubivuga utyo urugi rwamufata n'ibindi zikamufata abarugira turi wa niko noneho ubu mugize umujura ngo gukipa amafaranga inkoko ibitoki inzugi ngo bikamufata bikamfata muri nabyo zana fagitire kurwo rugi noneho sinzi kabisa sinzi hari n'igihe umuntu abura igisubizo asubiza none se muyobozi urasaba fagitire koko uru rugi ko nduguze kwa piga nzenze akaba ari umuntu uzwi uri hariya uru rugi rukaba rutari buve mu mudugudu ngo rujye mu wundi ndimba turufite akaba ari umuntu wo muri uyu mudugudu akaba ari umuturanyi akaba ari umuntu muzi iyo fagitire cyangwa inyandiko mubaza izo nyandiko n'izo fagitire uruguza ngahe nduguze 55 rugura ngahe ubusanzwe urugi urana rutarimo serire rudakenzurire yabo oya none se nareka nanjye niyo mpamvu ndubonye nkarubona kuri make piga nzenze ubundi yaruciraga 80 urumva ndamubwanira piga nzenze
uru rugi n'ubundi nari ndukeneye urabizi ko ndimo kubaka ndamubwira ni reka ngukubite 50 ati twida ndamubwira ni nanjye sinarenze 5 ati zana amafaranga n'ubundi nanjye nibyo 5 fashe reka tuvuge yuko urugi ari 90 rukaba rubura iki ikizingiti iyi seri iri guranga nigura muri 30 iyo sirende riri musi oya tubibarire byose si 120 noneho niba bigwereye 5 ukaba uri bugenda ubisobanura uri buze gusobanura ute kuri urugi rutibwe Piganzenze se nitumuzi afungishije wenda hari ikosa ahabaye ikosa wenda umuntu abashije no kumva wenda umuntu asubiye inyuma kumva na hari ikosa ni iryo ryo kuba umuntu wenda nta kanyandiko kaho urugiro iryo ni ikosa noneho ntabwo anyihakana kubera ko ngize n'amahire muri mu nama basanze mu nama ahubwo muri iyi nama munibuke kwiga ku kintu cy'uko umuntu wagira ikintu avana mu rugo rw'undi cyangwa se akaba yakigura icyo kintu nacyo mukiga mu gikangurire n'abantu kuba yagira akantu k'akanyandiko urumva akantu k'akanyandiko yahana na mugenzi we bahererekanyije ikintu ibyo rero ni amahire kuba rero urugi nduguze kwa Piganzenze ibyo murabimenye hanyuma ikibyemeza we ariko aduhaye inama tubanza tubyumvikaneho ahubwo njyewe nibyo nashakaga no kukubwira wa muhituzi wacu ugenda twibutsa iby'inama n'iki yego umwe avugira abantu ko kubera abantu basigaye biba ibintu by'abandi cyangwa se bakabyitiza ko buri muntu nta muntu wemerewe gukura ikintu ahantu cy'igiciro adafite iki inyandiko cyangwa se ari kumwe n'ukimuhaye ntabwo wajya kugura igitoki ngo mu rutoki rwaguhe fagitire ariko inyandiko niba hatangiyemo ibyo kwiba ariko noneho rero ndimbati nibyo ntitubiciraho ngo urugi ruducike turubona rutagira ikizingiti kandi aho rwaguzwe hazwi n'amafaranga hari n'ikibazo mu bikorera mubanza mu nyumve se ndagira ngo wowe udufashe ntufite telefone ndayifite hamagara Piganzenze umubwire uti ku rugi barumfatanye waruguze nande ahubwo se waretse nka korohereza wenda Piganzenze yabona ko n'urugi rurimo ibibazo kandi arabizi ko harimo ibibazo sibyo niba nawe yaruguze buboro yakumva ko bitangiye urugi ahubwo mwaretse nkarujyana ubundi nyirarwo aho rugiye ni kwa Ndimbati ubu ntabwo narugurisha ntirwava n'iwanjye ahubwo icyo mbona inama nabagira nuko mwabwira uwo muntu wibwa inzugi akaza akareba yasanga ari urwe ubwo Piganzenze nyine nanjye ubwo nyine ubwo ngubwo twabyarana kandi ubwo ni gutya nyine Piganzenze baramutse banyanira urugi ku 5 yanjye muhaye amabarano bagushinza n'ibindi nk'uburenze